how'd you come up with the lighter flicker intro? I just smoke a lot, man. Hano umunyamakuru yahise abaza Lil Wayne aramubaza ati iryo gukubita lighter nkaho umuntu acanye umuriro riba mu ntangiriro z'indirimbo zawe Lil Wayne. Hanyuma nyine iyi launter abantu batabizi ni kwa kundi umuhanzi abajya gutangira indirimbo agahita urugero wenda reba nka Juno Kizigenza mu ndirimbo zibe harimo launter ya hopa ya indirimbo yitangiye wumvamo ako kantu uzarebe nka Bruce Melody bura launter ni indi ngo yuhu nka gisupusupu nibwo ni ubwo buri muhanzi busanga agiye afite launter itangira indirimbo ziwe. Hano bari kubaza Lil Wayne iti iyo launter ye igiyemo mu ndirimbo ze zose hazamo ibintu by'umuriro nyine byaka cyane bimeze nk'amatabi cyangwa se nk'ucanye ibintu by'ibifege ukuntu ibintu by'umuriro biraza kuri buri ndirimbo ze za Lil Wayne. Ibi ngibi nibyo rero umunyamakuru arimo amubaza avuga ati buri launter yawe bimeze nk'ibintu bicanye umuriro umva icyo Lil Wayne yahise asubiza. You know somebody had to tell me that, right? They watching me record and it was like, oh my God, I didn't know you do that every single time. I thought that was like a synced up thing that they just Lil Wayne yahise asubiza ati n'ubundi mpamvu giye nangiza itabi ibintu bimeze nk'umuriro n'ubundi jewe mwitabi ryinshi murabizi cyane bavandimwe iti mwitabi ryinshi cyane bro urabizi hari umuntu wabimbwiye ko abantu bareba uko mfata amajwi recording maze baravuga bati mana we nitwari tubizi ko ubikora nyine buri gihe uvuga iliya launter yagiye kuyikubita naga akantu bari recording nk'ibi ngibi byabacu no Kizigenza ngo bake bahora bagakina muri buri ndirimbo yiwe. Lil Wayne we iyo agiye gushyiramo launter yiwe arongera akabyakitinga nyine batamuga ngo uvuga ya launter yawe agahita bivuga bakabirecording. Abantu ba hafi Lil Wayne rero barabibonye baratangara avuga ati kubera iki nyine atari akantu mwari recordinze ngo mujye muhita mukanagamo nyine tu nibyo. Hano Lil Wayne yari amasobanuro avuga ati njye nyine mwitabi ryinshi niyo mpamvu umuriro muhita muwubona uriya muriro wasanga ko kuba uvuye ku itabi byanyabyo n'iki haba yadometse kuko ahangaha nibyo arimo arasobanura ati hari abantu babibonye mbikora buri munsi birabatangaza pe. Ati abantu basanzwe bakora nk'itsinda cyangwa nk'abaproducer ati bari bazi ko ari akantu nyine bacomekamo ariko ni ibintu nakitinga buri ko ngiye kuri recording. Ibi ahangaha niko Lil Wayne yarasubije nyine tu synced up thing that they just every time you flick it it's a different flick. Hano rero umunyamakuru yahise wari uri ku ruhande yahise abaza Lil Wayne aravuga ati niyo mpamvu buri ndirimbo igira uburyo bwihariye launter ivugamo tone uburyo ivuga timing. Urumva yahise amubwira ati niyo mpamvu buri ndirimbo ari ukuntu ijwi mu ndirimbo ya mbere riba rirandaga cyane n'aya makaraza Lil Wayne nk'umuntu nyine unywa ganja ejo rikagenda gacya cyangwa rikagenda cyane bigenda bihindagurika ngo ariko n'ubundi bikomeza ari byiza. Niyo mpamvu umunyamakuru uyu wo ku Rwanda yahise avuga ati niyo mpamvu buri ndirimbo yawe nyine bigiye bitandukanye launter ziba zigiye zisa nk'izitandukanye ariko n'ubundi zikarushaho kuryoha cyane. That's what I was trying to tell you. I was like, nah, we don't have a button at all. I'm the button. Lil Wayne nyine hano ubona idasubiza ati ni cye mbikora n'iki ariko mbikora mu buryo birarushaho gukomeza biba byiza. Ni icyo kano ka video mwabonye kuri TikTok kari gusobanura mu magambo yoroheje y'ikinyarwanda. Ngendi H-Stand BI hano ni kuri Myavu TV. I love you.